komeza. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga. Ibyo Bruce amaze kuvuga niki ngo tugikemure. Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Sha ndabona izi video twanditse tuzihurije hamwe ngende ikona ari nziza cyane. Urebye ino video iyi ni film, hanyuma ukareba n'iyi comedy yawe ugahuriza hamwe izi video zatugeza kure cyane. Ukagenda wana nta n'ikibazo. Nta kibazo kiri. Ura nari ikibazo ura? Nta kibazo nako naho umuntu yabaho nari ikibazo umuntu yabihindura. Yabihindura. Reka wenda wabikoze nabi. Ko mbona nta kibazo. Nta kibazo kiri. Nta kibazo kabisa. Ariko hagati aho urana twaganiriye cyane kuri aya mavideo twanditse twese twayahurije hamwe nk'abakinnyi umuntu amakosa yishe. Ahubwo uvuze amakomedi unyibutse ibintu. Doragashya kaba. Ntabyo mwari mu. Ubwo se nayo menya twari tubizi. Ngo nawe ngo mukoresha imbuga nkoranyambaga. Tubwire uri muri kwicisha ibintu nk'ibyo bishyushye niba mutagiye ngo mubire uzi ibintu kurashyushye. Uzi ibintu nuze Bruce Melody yadukore. Ni ibiki se kandi? Dore ngo bigiye kutugirira inyungu ku bantu bakoresha social media. Bruce Melody. Yadukoreye agashya kuvuga ngo mu Rwanda ntago twaga monetize. Noneho ibyo bintu birasa nkaho Perezida Kagame nyine ntago yarabiziho nyine. Sibyo? Ese gutatarabizi kandi ari umuyobozi mukuru w'igihugu. Nyine genda uvyo narimo ndabyumva neza. Uri kumva noneho ikintu Bruce Melody yadukoreye yahise atanga icyo kibazo. Noneho ikintu ushimira Perezida, ikintu mushimira cyane nuko yahise abyumva vuba vuba. Yahise abyumva atahubwo mwanindi. Ariko ubundi nanjye ndibaza igihugu cyacu ntago gikennye. Oya naguciye mu ijambo ari ikintu ari kumva neza. Bruce Melody niwe yavuze ko tugiye natwe kubona monetize mu Rwanda. Yes, none gute yabivuze we yabimenye uyu mukuru w'igihugu atarabizi. Genda umva biba cyangwa none ukuntu byashoboka. Uriya perezida umuntu udakunda kuba yakoresha social media cyane. Ariko Bruce Melody nk'umuntu n'umuhanzi ukomeye cyane abazikoresha. We yatanze nk'urugero uriya ngo Aisha Speed wiruka mu Rwanda. Sibyo? Ndamuzi. Arayibabwira nababaza ati se mwebwe umuntu ari bica ako yaje mu gihugu abaje gukora iki. Avuga ati ni ukujya muri gihugu akagenda akifotora. Noneho aramubwira ati nose kwifotora bumva biba birangaho gusa. Umuntu ukoresha nyine imbuga nkoranyambaga arayifata akayishyira ku mbuga ziwe. Noneho byangiza nk'abantu bakundi babicaye barimo bararuhuka bakajya scrolling bazamura amavideo. Uko rero video yawe yarebye nibwo nawe nyine channel yawe ikugirira akamaro muri make. Bindi ko yase mubwira ko perezida nyine we yarayimubajije. Rero urumva ibintu nyine Bruce yakoze man ndabishima kabisa. Ni byiza cyane niba Bruce Melody yavuze kuri icyo kintu mu Rwanda tutagiraga monetize. Urumva Kagame agiye kubishyiramo imbaraga. Dore ikintu giyewe nashimira umuyobozi wacu Paul Kagame. Yego. Noneho yahise abyumva vuba bwo yavugaga ati ibyo bintu byagenda ute kugira ngo bite bikemuka. Sibyo? Ni gute ubundi igihugu cyacu gikize. Sibyo? Igihugu cyacu kirakize. Igihugu cyacu kiri ubundi Perezida Kagame atabura kuvuga ati ni gute akantu nkako gatoya kahita kananira nibikomeye arabikora iterambere rikaboneka. Akantu nkako ni gato cyane. Mwanindiye we yahise avuga ati mwanindiye ahubwo sibyo? Ubu ni yaranabiye. Yes. Mwabirwa impamvu byatuvunaga. Ubwo rero genda ndashimira na Bruce Melody watanze icyo gitekerezo. Ako kantu yavuze ni nyamibwa cyane. Wora byumva ute? Nibyo cyane. Sibyo? N'ubu n'urugero. Jewe njya ndeba nk'abantu bo mu mahanga. Sibyo? Urabona bakina ibintu by'amakomedi cyangwa bakoresha imbuga nkoranyambaga. Niko twabivuga. Arafata agakora video cyangwa agakora kantu. Akiga kubito ugasanga gafite amamiliyoni. Sibyo? Views. Sibyo? Ariko wowe wakoze wahenuye wajute ukabona ukizeho nka video. Ukabona imaze ukwezi ifite views ijana. Ukabona ufite n'abantu ugize amahirwe uku kwezi zifite ijana. Ahubwo ugize ijana mu kwezi ni fresh. Bro
reka nkubwire kugira ngo uzatere imbere uri gukorera kuri joro ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda kugira ngo uzamuke ni Imana yonyine yavuga ati reka nkuzamure uba wakoze wihenanze wabize ibyuya wagize ute uri kumva wagize ute kugira ngo uzazamuke ntabwo biba byoroshye biragoye cyane ariko urumva ikibazo cyari kibirimo nicyo ngicyo ikibazo nicyo ariko Perezida Kagame abidukurikiraniye sibyo akabidufashamo kabisa ibyo bintu byatworohera harya wowe se uyikoresha ra ngiye nkoresha YouTube ngiye no kuvuga ngo channel yanjye ni Kwizo Empire sibyo Empire ngiye banyita hatana filimi hatana filimi ubu ngubu wabona na video ufite iri muri 200 300 wanike nayo ufite urumva ko nanjye ndi mu bantu bafite ikibazo cy'icyo kibazo Bruce Melody yavuze nanjye nabona rifi ariko urumva ko bigiye gukemura wowe witwa ngo ikira kuri YouTube nyine uragenda ugakanda ugasacinga muri ko bikorwa nyine niko bikorwa comedy film niko bikorwa byonyine okay nose ubu Bruce Melody ubwo tukwiye kumugurira akantu wamugurira akantu se wowe wagurira akantu umuntu nawe ntacyo urabona ahubwo vuga ati binavuze bibaye ngombwa ko bijya mu bikorwa tuzamugurira akantu umuntu yazagera akamushimira akavuga ati rwose ibintu kandi nta nubwo ari twebwe twenyine ni benshi cyane benshi cyane ugiye kuri channel yiwe ukamureba ni inkunga umuteye niyo wamureba ukareba indirimbo ye ni inkunga ariko kuba uramugurira akantu nawe ubwaho nawe urigeza se wamugana ubwo rero ahubwo wavuga ati nibicamo nzamushimira nkubwira ati ngiye shaka kuhura nawe ahubwo buriya kibura hari ibintu ndeba mwitegereza urushaho gusanga yatekereza kuri icyo kintu vuga cyane ariko nyine kugira ngo atekereze nko kuri ako kabazo nyine gakunda kubaho ushobora gusanga byateye n'iriya ndirimbo yakoranye na Diamond ko abonye ko yahitinze ako se burabyo ntibishoboka iriya pop arya ni pompo gusa yitwa pop cyane uko ari karaka harya bayita niko yitwa ni popo okay ngo ni wemera pompo ya ndimba cyakorera imira bico bigacika kuko Bruce Melody reka ariko tumwemere n'umusaza wa Danje ariko akoza akantu Bruce Melody adukoreye akantu gakomeye none se reka mbakomeye ariko cyane sibyo umva ko hari igihe umuntu ajya avuga nk'ikintu hakagira nk'abantu bagipfobya abandi bakacemera nuvuga ngo ikiganiro kiriho uri gusanga kiri kurebwa n'ibihumbi 100 ariko muri ibyo bihumbi urebyemo nta muntu wasanga arimo aragipfobya nawe ari kubyemera avuga ati kabisa ahubwo kabisa ko kantu ahubwo si wagipfobya yava he ibyo binakoze ni sawa cyane rwose sibyo jewe ndumva nabuze uburyo nabivugamo ariko igikorwa buriya Imana itabarira igihe ari igihe reba igihe tumaze dukora ugasanga iravuze ati ariko wawe umaze igihe kingana iki ngiye ko kuri channel yanjye numva ndafukuza umwaka ukora kandi mwongera ubabwire bayita niko bikorwa urumva niko bikorwa kuri YouTube umaze hafi umwaka ukora aho umuzungu akora iminsi 3 agafungura cyane uyu munsi ejo mundi akaba yabonye monetize turi gukora imyaka 4 utarabona monetize wowe nkawe umaze igihe kingana icyo ukora si bose nk'amezi 8 umwaka ntabwo urageramo ni nk'amezi 8 gutyo oya ibi ni ikibazo gikomeye aho mwanjye ndi kurwana na watch time ariko bro kugira ngo nzayabone ndi kubona ari danger ikibazo ari danger aho umuhinda asohora video imwe ikarebwa n'abantu miliyoni 10 iyi video imwe ikaba yamuha amafaranga ahindura ubuzima bwe twe turakora umwaka tutarabona video yacu yarebwa n'abantu 1k 2k ni ikibazo gikomeye ibyo bintu nyine mu Rwanda ngiye bikunda no kuba ugasanga abakote creator bashyashya muracika intege kuko urakora igihe kirekire ugasanga ibyo murakora ntabwo uzi ibintu ukifata ugafata video yawe wateguye nziza watayeho umwanya wandika n'izi urana nk'ino video nanditse ukarebuka nkayimaraho nk'amezi 2 nyandika hanyuma nkayitegura abakinnyi tukitoza hafi amezi 4 hanyuma tukayisohora tuyishoyeho amafaranga nk'ibihumbi 500 uzi ngo hari ikizakumarira ukajya kubona ukabona imaze icyumweru ifite abaviews 5 nicyo gituma twebwe abanyarwanda naho tugera ariko nk'umugabo bita Bruce Melody ikintu dukoreye kuko mu Rwanda nibagiye kuboneka
hagiye kuboneka amonitizi ni ikimenyetso cy'uko ibyacu bigiye kugira agaciro no mu bindi bihugu. Ni ikimenyetso cy'uko n'abana bari gutekereza gukora bacikaga intege ku bw'ibyo bazamuke. Njye niko nababwira. Ariko dore ariko reba ukuntu mu Rwanda twari twaragoswe kandi mu Rwanda buriya tugomba kujya duharanira iterambere kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kigire hejuru. Dore ukuntu reba nta YouTube wahafunguriraga, nta TikTok, gufungura warindaga gukoresha muri Amerika ibiki Tanzania ntageremo na Amerika Burundi nawe Burundi, Uganda, Tanzania, bundi ndumva ibihugu bikora bifite monetize ari Kenya, ibyo biri hafi muri Kenya no muri Amerika nyine ni ibihugu byinshi, ariko nyine muri Afrika bari buryo muri Afrika nta kimwe kirimo. Muri Afrika cyo nzi ni Kenya, kuko nacyo nanjye ubu ifunguriye muri Kenya, ugasanga za South Africa, za Malawi, za Turkiya, za Nigeria, ibyo byose byemerewe monetize. Ahubwo izamura duteze hari akantu bigeze kuvuga mu biriya kiganiro Bruce Melody yakoranye na perezida. Hari umugore urimo ushinzwe ibintu bya tekinoloji yavugaga yuko hari amafaranga asaba yuko niba ari miliyari zingahe ebyiri z'amadolari zigomba gutangwa buri kwezi kugira ngo natwe byibura twemererwe, kuko iyo nka video yawe iyo iri kuri YouTube kuko n'umuntu ajya kwidownloadinga kuri Vidimate, sibyo? Yaje kwidownloadinga kuri Vidimate, hari aka publicité kabanza kaba kari mbere kugira ngo uyirebe. Ako ka publicité niko gatuma amafaranga wagashyizeho nyine kagiye kwamamaza, sibyo? Kamwinjiriza vuba, gatanga amafaranga. N'amafaranga iyo umuntu akarebye amafaranga yakinjije aguhaho nawe. Rero mu Rwanda ho twarabyishyuye. twabikora, dukwiye kubikora, dukora iyo mobilization. Thank you sir. Kwishyuye yuko nyine tugomba kureba ko nkuko birangwa niyo tutemerewe monetize. Ubu noneho monetize ibonetse wajya ufungura channel utarinze kujya hanze, bikaba kari mu Rwanda. Kwa kundi ureba channel Abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nkuko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements, no kuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nkuko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, kubitureba twakora rero specifically ni ibihe? Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twarabikoze, ari izo regulatory compliance zabayeho, ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari.
payment infrastructure zirahari, ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. murakoze cyane. twayizamura duteze tuyizamure dute? Your Excellency, I think ibintu kubifata twese nk'umukoro, companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements, kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya, bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya zite to mobilize. twabikora dukwiye kubikora Yes, sir. dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay.